Dutangira inkuru yacu uno munsi mu mvura nyinshi irimo kugwa, ubwo kandi ni mu kabwibwi kwa kundi babugiye kwira. Hafi aho ngaho hari igiti cy'umwembe, noneho munsi y'icyo giti sasa hari umukobwa n'umuhungu bari gusomana, ariko sinakubwira bahuje urugwiro. Nubabwira ibyo kugama imvura kuko rwose ibyo ngibyo ntago babyitayeho. Bose bari batose imyenda yose, ariko bitegereje neza urabona yuko imvura itabateye ubwoba. Uyu mukobwa mwe muzi nka EVELYNE, kubumvisha inkuru iheruka yabaye arekeye gato ya gusomana n'uyu musore witwa Rocky. Umusore bahuriye kuri social media akamukunda ntacyo agendeyeho. Ni mu gihe kandi EVELYNE we abasore bose bamubengaga mukobera yuko abyibushye cyane. Ubwo nyuma yo gusomana umwanya munini rwose imvura ikarinda ibanyagirira aho ngaho ku irembo ryo kwa EVELYNE, umukobwa yahise abwira Rocky ati babe, thank you for making me proud. Ni ukuri rwose ntabwo nabona uko nkushimira, gusa nyine umunsi uzaba umwe, itariki iba imwe, isaha imwe, umunota uzaba umwe, isegonda ribe rimwe, nkukorera ibintu utazigera wibagirwa mu buzima bwawe. Nuko Rocky ati reka se sheri, ko numva uneye amatsiko si ubwo wanyibwiriye kuko ibyari byo. EVELYNE ati shani surprise pe, gusa nyine ndashaka kugushimira ko nyine wanyibagije aba ex banjye, ukanyibagiza ibihe bibi byose nagiriye mu rukundo. Ntago ari wowe wenyine rwose kuko nanjye wanyibagije ibihe bibi nanyuzemo mu rukundo. Gusa ubu ngubu nibwo ndimo kubona ko byose byari imipangu y'Imana yo kugira ngo njye nawe tuzibere umwe, umbere mama w'abana banjye nanjye nkubere papa w'abana bawe. EVELYNE disi wari umaze gukira agahinda k'umu ex we witwa Jerome. Uyu musore witwa Rocky yamuhase urukundo mu gihe gito bari bamaranye, ya depression umuntu agira iyo atandukanye n'uwo yakundaga ihita ishira. Ubwo muri ako kanya barongeye baregerana, ibitonyanga by'imvura iri kumanuka munsi y'igiti cy'umwembe bari begamyeho bikomeza kubatonyangaho. Nuko maze barongera barasomana. Bidatinze bagiye kubona babona urumuri rwinshi rwose rubamuritse mu maso. Bakebutse babona ni imodoka ya papa wa EVELYNE iri kubamurika iturutse kuri gate ku irembo. Ubwo bahita barekurana vuba vuba ngo hato atavaho ababona. Gusa byari iby'ubusa kuko n'ubundi kubera ibitara byari birebire, isi yari yacanye, yari yamaze kubabona. Nyagasani, nta kindi cyakurikiyeho. Papa wa EVELYNE yasotse mu modoka yarakaye cyane, ahita abwira umuzamu wabo gukinga urugi rwo kuri gate ngo hatagira wirukanka, maze akuramo sentire cyangwa se umukandara yari yambaye kugira ngo hataza kugira umuntu n'umwe uza kwirukanka. Karabaye. Ubwo EVELYNE yabwiye sheri we Rocky ko yakwihangana akareka kugira ubwoba, amwiza yuko icyaba icyo ari cyo cyose ari kumwe nawe ataraza kumutererana. Ako kanya papa wa EVELYNE yaje asatira Rocky afite n'umujinya mwinshi, ubwo n'amagambo mabi avanze n'umujinya yavugaga ati umwana wanjye muranze umuhinduye agatobero kanyu basha, urabeshya ariko wowe ntago urankira. Ntago nshobora kwihanganira amabi rwose nsanze uri gukorera umwana wanjye wagihunguwe, nta soni koko mu rugo rwanjye. Nuko maze Rocky yiyoroheje cyane ati mutwihanganire habayo kurengera bye rwose, ariko byose byatewe nuko tutagishobora rwose gukontorora urukundo dukundana, mutwihanganire pe. Nuko ise wa EVELYNE ati ku buryo mudashobora se no kumva ko imvura irimo kugwa, cyangwa mwanze kujya mu nzu kuko mutari kubasha kuhakorera ayo mabi yanyu mbasanzemo. Ubundi se ndabaza iki ko ibyo ndi kuvuga byose biri kumvikana? Niko musore, umwana wanjye rero ukaba umuteye inda y'impanga, utanamukoyesha n'ukuntu yangoye. Uzi ko uyu mukobwa ariko ari ikinege, adafite umubanziza cyangwa umukurikira. None wowe uraza ukora ibyo wishakiye byose utaranamukoye. Ubwo Rocky ati oya, ariko nyine mwabifashe nabi rwose mubyeyi, nukuri nta kintu cyabaye pe. Nuko EVELYNE ati nukuri twumve nta kintu twakoze papa, twari turi. Atararangiza kuvuga papa wahita amuca mu ijambo ati ziba, mwari muri gusambanira ku giti nyine, simbibona yesi. Ubwo EVELYNE na Rocky bahita barebana bikangamo. Ako kanya mama EVELYNE ahita asohoka mu nzu aza yihuta cyane, arangije ati ese ko mutaza kugama murakomeza mwinyagiza aho ngaho? Niko EVELYNE
wazanye uwo mukwe wacu sha ukareka kumunyagiza. Ubundi se byagenze bite ko meruka wari umuherekeje nta nubwo mwigeze murenga aha ngaha? Nuko Eveline ati mama, imvura yise ikuba nanga yuko agenda, ndavuga nti reka tunigumanire hanze nishaka itunyagire, kuko n'ubundi naherukaga kunyagirwa kera pe. Sibyo rata nawe so herukaga kunyagirwa kera ukiri umwana? Ubwo yari arimo kubaza Rocky, gusa ariko ro kubona yuko rwose we afite umutima utari hamwe, arimo kwibaza ibigiye gukurikiraho. Nta kindi cyabaye, Rocky yabuze icyo avuga maze mama wa Eveline abaza papa ati none se ibyo uvuze nibyo koko urababonye bari muri ayo mabi? Papa Eveline ati aha singaba se, ngaho niba bihakane ko nabamuritse byacitse ngo ngwinurore. Ubwo Rocky ati uhuye ariko naga ariko bimeze mama, ahubwo nuko ubwo ataragira ikindi kinavuga Eveline ahita amuca mu ijambo ati rata nta kintu cyabaye mama, papa si umuzi ukuntu akabiriza inkuru, gusa nyine nuko twari twegeranye cyane kugira ngo nyine twishyuhire, urabyumva nawe yuko imbeho ari nyinshi hano hanze. Nuko maze mama Eveline ati ariko se ubundi murarinda munyagirwa, iyi nzu yabaye ntoya wenda ngo tuvuge yuko mwabuze aho mukwirwa? Nuko papa Eveline ati nyine se byibaze nawe, mwavuze ko mwari muri kugira ngo mubone aho mukorera ayo mabi yanyu, ntimuvaho munsi y'igiti se nyine mujye mu nzu, wasanga mutanazi ko kugama munsi y'igiti imvura irimo kugwa uba urimo kwishyira mu kaga ko gukubitwa n'inkuba isaha iyo ari yo yose. Ubwo bidatinze Rocky na Eveline bahise binjira mu nzu bajyana n'ababyeyi ba Eveline, gusa ariko kubera ukuntu bari batose byabaye ngombwa yuko batajya muri salo maze bakomereza mu cyumba cy'ubwotero. Ni icyumba nyine kibamo igicaniro ku buryo muhaganirira murimo muranota umuriro nta kibazo gake gake. Reka tugaruke muri salo, ababyeyi ba Eveline bari kuganirira. Papa w'umukobwa yarahangayitse cyane, namwe murabizi abakobwa na base, atiyumvisha ukuntu umukobwa we atinyuka kuzana umusore mu rugo rwe, barangiza bakanifata nabi bitwaje urukundo. Ubwo abwira mama Eveline atari ko se sheri, iyo umwana azanye umusore mu rugo nka kuriya warangiza ugaterera iyo ngiyo kandi ubizi neza ukuntu umwana avuna, ukabona bizi neza ukuntu kiriya kigero rwose agezemo ari kibi, ukaba kandi ubizi neza ko abasore b'ino minsi nta parido bagira, wibwira ko kuba yaratorotse kari agasore kakabwa ngo ni Jerome ari nakazahora arokoka imitego y'abasore bashyushye cyane bo muri ino minsi bari hanze aha? Nuko mama Eveline ati none se papa Eve, uragira ngo ngire ne koko ko umukobwa wawe agiye kuzansaza? Ndamuhanura nk'umubyeyi nkamubuza kwiroha mu nkundo zose zije gutyo gusa, ariko akanga kuntega amatwi. Umukobwa wacu akeneye inama nyinshi rwose ziturutse kuri wowe, n'ubundi mbona ari we rwose mwumvikana cyane kurenza njyewe, ahari wenda wowe azakumva da. Urukundo agira uyu mwana wacu nirutazamukiza ruzamwica. Papa Eveline ubwo ahita yiruhutsa arangije ati ariko nawe ntukarengere mama Eve, ubu ukwiye rwose kuba hafi isaha ku isaha, kuko njyewe ukuntu nsanze bimeze aha byari biteye ubwoba pe. Yego wenda ntibasambanaga, ariko ni nka hari amahirwe twagize nkahita magera, naho ubundi kiriya gisore nabonye rwose kitazuyaza pe. Nuko maze mama Eveline atari ko papa Eve, uko biri uyu musore we ni ukuri ntaha nahuriye na wa wundi w'ubushize ngo ni Jerome. Burya umusore witwaye kuriya agaca bugufi akemera amakosa ntahita nataha rwose ukabona yisanzuye ari nk'umwana mu rugo, burya aba afite ikinyabupfura pe. Kandi burya ntiwagira ikinyabupfura udafite ubwenge. Ubwenge nabwo burirata, burya niba utanabizi ntabwo bujya bujya ahantu habi. Niyo mpamvu nabwo bujya mu bantu bafite ikinyabupfura, biyubaha kandi rwose bakubaha n'abandi. Bivuze ngo uriya musore rero afite n'ubwenge, kuko umusore udafite ubwenge umubwiye nabi nka kuriya yahita asezera vuba nta n'umwirukanye, cyangwa se agahita nahubuka ugasanga arimo arakunyomoza, ariko urabona ko uriya we yabyakiriye rwose nta nicyo byamuhungabanyijeho cyane, kubera ko amakosa yakoze ayemera neza cyane. Uko papa Eveline ati ubwo nyine utangiye kumurengera, hanyuma si byo gukomeza gukora siporo, uriya mukobwa wacu yahise abivamo burundura ko mudaheruka kunyaka amafaranga yo kwishyura gym. Nuko mama wa Eva ati aho yatandukaniye na Jerome rero yahise abireka rwose, ubu ngubu yari yakiriye, mbere yari atarisobanukirwa ngo amenye agaciro afite ndetse n'icyo amaze mu bandi. Ubundi niko bigenda iyo utarisobanukirwa
ngo umenye ko uko umeze hari abandi babibuze, ngo umenye ko kandi uko wifuza kumera hari abandi babihaze. Mbese muri buno buzima bisaba kwiyakira muri byose. Ni nayo mpamvu ngiye rwose nawe twabanye, ngira ngo urabyibuka, urabizi neza ko abantu bancaga intege ngo ni gute nashakana nawe, ngo umugore ufite amafaranga ashakana n'umutindi wize nkawe gute. Gusa nyine ku mutima Imana yari ibizi yuko umunsi umwe bizahinduka ukaba depite wari nkubiswe nkawe agenda asabiriza abahisi n'abagenzi, ukaza kuba umudepite, none umushahara wawe ukubye wanjye nk'inshuro 10 zose. Urumva si ikintu cya mbere atari ukubanza ukimenya ukisobanukirwa ubundi ukaniyakira. Nuko papa Eveline ati cyane rwose ibyo uvuze nibyo hani, unyibukije ubuzima bwanjye rwose bw'iyo minsi. Nanjye numvaga nazabona rwose uwo dukundana pe, numvaga nazabona umuntu unkunda nk'uko ubikora. Byose byari inzozi, sinakubeshya ngo njyeho niyemere ngo mvuge ko ibyo nagezeho byose nari kuzabigeraho iyo uza kuba udahari cyangwa se iyo nza kuba ntagufite. Warakoze cyane rwose mukunzi, gusa ariko turi hano ngo uyu mukobwa tumureberere, ejo atazanava akajya mu bigare bibi bikamwigisha imico mibi akadukoza isoni mu nshuti. Nuko mama Eveline ati humura rwose papa Eve, nzagerageza gukora inshingano zanjye nk'uko bikwiriye zo kumuha amasomo y'ubuzima, kandi vuba bidatinze na kariya agatima ahorana ko gukunda cyane akarenza urugero, ugasanga urukundo rurimo ruramukontorora, kwikontorora we ubwo ugasanga biri kumunanira. Ndabizi neza azagenda ashiduka gake gakeya rwose kagabanuka, kuko umwana wacu iyo bamubabaje bari abasore arwara depression iteye ubwoba, nawe urabizi. Mu bigaragara kandi rero umwana wacu yarankurikije kuko agira urukundo nk'urwanjye pe. Ubwo disi bahita baturika bagaseka, maze papa Eveline ati ushaka kuvuga se ko rero njyewe nta rukundo ngira babe? Nuko mama Eva ati oya da, urukundo nyine urarugira, ariko nubwo warugira ntago warunganya nanjye rwose pe. Urabizi papa Eve, erega yuko yuko nagukunze ntacyo ufite na kimwe usibye amashuri gusa. Urabyibuka uko n'ababyeyi banjye banyanze burundu kubera wowe, ariko nyine nkemera nkagusanga, ngira ngo urabyibuka neza yuko banze no kudutahira ubukwe. Mu by'ukuri rero iyo baza kumenya yuko ubuzima buzahinduka bikamera nka gutya twimereye, bari gucisha makeya. Ubwo rero barakurebaga bakavuga ati se mukobwa wacu uzagenda amashuri afite ayakugaburire. Bibutse uko bakundanye muri ibyo bihe byari bigoye, amarira arabafata batangira kurira, ubwo baregerana maze barahoberana. Papa Eveline atitaye rwose yuko ari umudepite cyangwa se afite n'amafaranga, ahita amushimira yuko yamukunze for nothing cyangwa se nta kintu yari ariho. Twigarukire kuri kapo yacu Eveline ndetse na Rocky. Nyuma y'akanya katari gato rwose bari kota umuriro wo hanze, hamwe abakire rwose usanga baba barashyize icyotero, imyenda yabo yarumutse, maze Rocky asezera Eveline amubwira ko baza gukomeza kuvuganira kuri telefone. Asezera ababyeyi ba Eveline maze basaba Eveline kumuha lift akamugeza imbere gato, ubundi agahita akata akagaruka. Ubwo Eveline ese yaka papa we kontake z'imodoka ye ukobera yuko iye yari itaratungana. Ubwo ntago bazuyaje kuzimuha. Eveline atwara Rocky sheriwe bagenda baniganirira, amuserereza ukuntu yabonaga rwose yagize ubwoba igihe ise yabagwagaho bari gusomana cyagiye munsi y'igiti. Ubwo Rocky ati babe, ninde utagira ubwoba koko ise w'umukobwa uri gusoma utaranamukoya kuguyeho? Nuko Eveline ati nyine ntawe utabugira, ariko rwose wowe wari wakabije pe. Erega papa nubwo rwose agira amahane, ariko ni umuntu mwiza ntari birye pe. Buriya aramangayikira cyane, papa niwe muntu wakora ikintu gishoboka icyo ari cyo cyose agahemukira umuntu wambabaje uko yaba ameze kose. Niyo mpamvu rero ibintu byinshi bimbaho nakunda kuyimubwira, cyane cyane rwose iyo ari ibintu byerekeranye na relationship, kuko byo biranshobora cyane. N'ubu ngo baba bamfitiye ubwoba iyo ndirimutse gatoya mu rugo, kuko baba bumva yuko aho ngiye nshobora kuhahurira n'akaga. Ubwo Rocky ati humura sha Eve, njyewe ntandukanye rwose n'abandi basore bose abo ngabo buri kumbwira kubera yuko urukundo genda rwubaha cyane. Rero kandi nirinda yuko hagira ikintu kibi nakorera uwo niyemeje kuzakunda, kuko mba numva nawe yarinda isezerano aba yarampaye, maze twembi tugafatana mu biganza tugashyigikirana, cyane cyane ko mfite na gahunda ya vuba rwose yo kukugira umugore wanjye witeka ryose iwanyu baramutse batangoye. Ubwo Eveline ati wow shanu ukuri hani nabikunda pe, humura kandi wacu ntago bazigera bakunaniza mari,
kiretse ngewe n'ahari cyangwa se babona utari umuntu baha umukobwa wabo. Ndibaza rero mama yaragukunze, papa nuko adakunda kuboneka ariko nawe yagukunda vuba akabona itandukaniro riri hagati yawe n'abandi basore bose. Ubwo bakiri muri ibyo bashidutse bageze aho Rocky yabaga, nuko batangazwa n'ukuntu rwose bahageze kare nta kintu baranavugana, mbese bari bagifite ibyo kuvugaho. Ubwo Rocky asaba Eveline yuko yakwihangana akabanza akagera iwe akanahamenya, dore yuko bwari n'ubwa mbere ahageze. Nuko maze Eveline ati none se babe, kubona bwije koko kandi kubizi nazanye imodoka ya papa, waretse nkitahira nkazaba ngaruka kugusura ari byo binzanye. Nuko Rocky ati nyine ndabyumva pe, gusa ariko birakwiye yuko umenya iwabo w'umukunzi wawe. Ubwo se ndamutse ngize nk'ibyago nkarwara cyangwa se nkagira ikindi kibazo icyo ari cyo cyose kandi utahazi. Eveline ati nyine nyumva ndakwingize sweetheart, urabona nyine burije, ni ukuri nzagaruka basi nabigusezeranyije. Urabizi ko bambwiye ngo nkugeze imbere gusa, none dore twashidutse makugejeje. Reka ngende rwose hani, turi kumwe kandi kuri telefone humura, I love you my everything. Ubwo Rocky ababaye ati I love you too babe. Nta kundi nyine ubwo ngubwo naho ubutaha. Eveline ahita amusoma ka goodbye maze yurira imodoka ya papa we asubira iwabo mu rugo. Ubwo ntibyatinze Rocky yageze iwe mu rugo, akoze ku rugi afunguye asanga urugi rurafunguye, arebye mu mufuka asanga urufunguzo ararufite, yibaza ukuntu yaba yasize hadafunze biramucanga. Ubwo maze nk'umugabo yagombaga kwinjira nyine akamenya ibyo ari byo, maze yinjiye mu nzu yumva mu gikoni hari impumuro idasanzwe, abacanye amatara yo muri salo. Ubwo arebye mu ntebe asanga harimo isakoshi ndetse rwose n'inkweto hasi z'umukobwa yikangamo, abakubise amaso ku meza ya saramanje asanga hariho ibisorori birimo ibiryo biri gucumba umwotsi, ibisorori kandi atigeze ategura. Nyagasani, Rocky byaramucanze, arangije afata umwanzuro rwose wo kwinjira mu gikoni ngo amenye rwose ibiri kujya mbere. Nuko maze ubwo agifungura umuryango asanga Nerenda. Karabaye, muribuka umukobwa witwa Erenda wabeshyaga Jerome yuko amukunda, kumbi ari ukumurya amafaranga gusa. Umukobwa wangaga Eveline urunuka amuziza kubyibuha. Ubwo Rocky akibona ko ari Erenda yahise yiruhutsa, nuko arangije ati nta wundi musazi rwose watinyuka gukora ibintu nk'ibi ngibi atari wowe pe. Erenda ati niyo mpamvu se bitagutunguye n'ukuntu numvaga biraza kugutungura. Rocky ati urufunguzo rwanjye se ubundi urutwaye ryari ko nari nararubuze. Erenda ati buretse gato mbanze mishe, dore rwose nagutekeye n'ibiryo ukunda, ibyo ngibyo bindi rwose turaba tubiganiraho turi kurya. Gusa ariko nyine uri indangare, icyo ngicyo kimenye, kuko narukwibye igihe wangaga rwose kuma karibu iwawe ukameza hanze. Nahise ngira umujinya mwinshi ndukura mu zindi zari ziri muri serire mu rugi, ndigendera ndavuga nti nzajya nza rwose nifungurire, mfungure wagiye nkutunganyiriza ibidatunganye, mutekere usange bihari, nyine ngewe nkutunguze ibintu bitandukanye, wenda uzagera aho ngaho wemere urwo ngukunda mu mutima wawe. Ubu rero bwaro bwa kabiri nje hano, kubera yuko ubwa mbere naraje nkora amasuku gusa sinzi niba utarabimenye. Ubu ngubu rero bwaro bwa kabiri nje hano, gusa ku biryo byo nari gukora akajeste cyangwa se andi mayeri, mwaza gusiga agapapuro ku meza kakumenyesha ko ari ngiye wabiteguye, kugira ngo utabyanga wibaza niba usigaye ubana n'abazimu. Erega mba numva ntacyo nazagukorera kugira ngo basi umurukundo Rocky. Ubwo Rocky yarumiwe, arangije ati ariko se ubundi uri umusazi wa mukobwa we, ejo bundi sinabikubwiye kuri telefone ko mfite umukunzi? Ndamukunda cyane rwose ku buryo ntacyo wakora cyanyereka yuko unkunda kurusha uko ankunda. Ushaka rero warekeraho ngo kwivunira ubusa, nabikubwiye kandi wa mukobwa ndakubwiza ukuri. Nuko Erenda atari ko se ubundi ubwo mukobwa wumva yagukunda kundusha koko Rocky? Nuko urimo kwishuka cyane pe, uzabona ukunda kundusha ariko ntago uzigera ubona ugukunda kundusha. Ako kantu gashyire mu mutwe wawe ujye uhora ukazirikana. Genda gukunda kandi ndagukunda cyane Rocky, nanakuri cyari cyo cyose, cyaba ikiza cyangwa se kibi, ariko ukabona ko nkukunda kurusha abo bose. Ubwo rero wasanga bakurikiranye utwo dufaranga, ejo bundi ruriya ruganda rwawe rw'imigati baraje rwose barukurye wibaze, kandi ubwo ngubwo uzagaruka unyinginga Rocky. Nuko Rocky ati urimo kwibeshya cyane rwose ere,
ntabwo dukundana yankurikiyeho imitungo, kuko niba utanabizi ahubwo aranayandusha cyane kure pe. Ikindi kandi n'iwabo ni abakungu. Ubwo se yankurikiyeho nk'iki buriya ra kitari urukundo, keretse niba yarankurikiranye ko ari akamodoka mfite gatwara imigati gusa nabwo gashaje. Ariko hoya nako ntago ari byo. None se ko afite imodoka ye, iwabo hakaba haparitse izindi modoka 3, ubwo koko wambwira yuko yankurikiranyeho iki ere? Ahubwo ikibazo ndi kwibaza, wewe wankurikiranyeho iki? Ko amakuru menshi aba ari hano hanze kuri ino mihanda aba ari amakuru akuvuga nabi, ukuntu wigize rusahurira mu rukundo ngo umuntu wese muryamanye rimwe ngo harubanza umuroga kuko uhita umurya utwe twose. Ubwo Erenda ati ariko rubanda bazi guhimbada, ibyo se kandi baba barabikuye hehe? Nuko Roki ati ibyo ngibyo reka tubyihorere. Icyambere nuko ugomba kumenya yuko ngewe nawe tutazigira dukundana na rimwe. Nukuri rwose nkubwije ukuri, subiza amerwe mwisaho, mfite umukunzi kandi twenda gushyingiranwa. Nuko ubwo Erenda acyumva ibintu byo gushyingiranwa ahita atungurwa cyane, akamubaza ati uvuze ngo iki Roki? Ase ubu uri seriye iyo uri gushaka kunyumvisha ukuntu ugiye kubana n'undi mukobwa utari ngewe? Roki ati ahubwo simba rwose ndi seriye gusa, kuko mba ndi very serious. Erenda ubwo disi ahita akura ifiriti ya nyuma mu mavuta ababaye cyane, yarangiza ati urakoze cyane Roki, gusa ariko ubimenye yuko nashobora kuzaguhomba ngo nkubone n'undi mugore wambaye ikote nawe yambaye agatimba pe. Byanga bikunda ndaza kugira icyo mbikoraho, kandi rwose ubishyire mu mutwe wawe yuko byanga bikunda ndagira icyo mbikoraho. Ubwo Roki akibyumva ati rwose ibyo ngibyo nta kintu bimbwiye, nta nubwo kandi byamindurira gahunda mfite, gusa ndi wowe nareka gukomeza guta umwanya wanjye, kuko muri kino gihe guta igihe ni amafuti akomeye cyane. Urwo rukundo rwihera abantu barugusaba, dore yuko rwose mama n'abafite benshi, njyewe nta mitima ibiri mfite ngo nkuhe umutima umwe. Iyo nza kuba mfite wenda imitima ibiri nari kuguha kabiri, kubera yuko uwa mbere barawugutwaye. Nyagasani erega Erenda we, abakobwa mwese ntago muri abakobwa, kuko hari ababa abakobwa bakanarenzaho bakagira n'akandi kantu k'akarusho ko kuba umwari w'umuco. Reba nkawe rwose imitego yose wirirwa untega kugira ngo ungwishe mu cyaha. Ugira ngo se umukobwa ufite umuco ibyo ngibyo abijyamo? Ibyo ngibyo bigaragaza icyizere gikeya uba wifitiye wowe ubwawe. None umukobwa utigirira icyizere nkawe se ni gute uzakimugirira wowe? Niba uzi kuri mwiza koko, ukaba ufite umuco nyarwanda, ukaba kandi wiyubaha, ubwo koko mu by'ukuri urumva ari ngombwa gushotora umusore kugira ngo akurarikire? Ni ukuri rwose urishuka cyane. Icyo nakubwira nuko mushimiye ku kazi rwose katoroshye wakoze ko kuza kuntekera, nubwo rwose ntarabirya, urabizi ntago njya mpfa kwizera. Biraza kugorana rero kugira ngo uze kundisha ibi biryo watetse tutabivuganye, ibiryo ntazi aho byavuye cyangwa se aho wabikuye, ibiryo nawe ubwawe mbona udashaka no kuryaho. Ubu urimo kugira ngo unyereke ko uri umwari muzima, kuba umaze kwarura ifiriti yose utarakoramo n'akamwe. Ahandi ubundi ifiriti ya mbere ishirira mu gikoni ntago igikandagira ku meza, none wowe ntiwigeze unakoramo kamwe. Ubwo sibyo ndabyita ibikira? Niba hatarimo ikibazo kudakoramo, cyangwa ugiye kumbwira yuko uri mu masengesho nkaba nabizi? Ubwo Erenda yabuze ikintu avuga, amarira ashoka ku matama ye. Wamwitegereza rwose inyuma koko ukabona wagira ngo akunda Roki. Ubwo nta kintu yamusubije, yahise ajya mu cyumba cy'abashyitsi, afata esuwime maze ajya muri dushe. Ubwo maze umukobwa akaraba atavuga, bigaragara nyine yuko yababaye cyane. Ubwo yasoje Roki ari muri salo, ariko inywera icyayi yari amaze guteka cyangwa se kwitekera. Ibiryo bya Erenda rwose yari yanze kubyizera. Ubwo Erenda yasoje koga maze aritunganya neza, ahita aza ku meza yarura ibyo kurya ku isahani imwe, maze ubwo ibyo bigera biterura bizana aho Roki yicaye ngo basangire, wenda ubwoba n'amakenga yari afite by'uko yaba yamuroze bishire. Roki yabonye ko nabyo atabyizera neza, maze ahita abanza kubisengera mbere yo kubirya. Nuko maze afata umwanzuro wo gusangira na Erenda mu rwego rwo kumwereka ko igikorwa yakoze atagiciye amazi. Ubwo bariye batavugana, mbese nyine ubona yuko harimo ikibazo. Mu by'ukuri Erenda yagiraga abasore ajya gukura ku ruhande akabarya amafaranga, ariko byagera kuri Roki agahita ahwera neza kubera urukundo yamukundaga. Gusa ariko Roki nawe akikundira EVELYNE.
Umunyarwanda niwe wavuze ukuri ngo ujye ukunda ugukunda kuko ngo uwo ukunda aba yikundira abandi. Ushobora kuba utabyumvishe neza, gusa ndavuze ni ujye ukunda ugukunda wa wundi unabikwereka, kubera yuko uwo ukunda aba yikundira abandi. Ikibazo gihari noneho nanone kandi muri ino minsi ni uko abo bandi nabo baba bafite abandi bakunda, bigakomeza gutyo. Ubwo barasangiye maze birangiye umukobwa yanga gutaha ngo burije. Nyagasani, hagatonga ariko mu nzira Evelyn arimo kugenda yahuye n'umuntu amusaba lift. Ubwo bwari bumaze kwira hatabona neza. Ubwo amugezeho neza atungurwa no gusanga ari Jerome wa mu ex we. Nyagasani, umukobwa wacu Evelyn yesi yatse imodoka itagenda atanamuvugishije vuba vuba. Ubwo Jerome baramurabutswe ko ari Evelyn, ahita amuhamagara cyane ati Eve, wantwaye koko, ndakwinginze winsiga ku nzira. Ubwo Evelyn yageze imbere gatoya rwose bimwanga mu nda, maze asubiza imodoka inyuma ngo amugeze imbere. Jerome ahita aza yirukanka cyane areje ati urakoze cyane. Jerome yashatse kwicara imbere, Evelyn ahita amufungurira umuryango w'inyuma amusaba yuko ariho yakwicara, amubwira ko umwanya yaragiye kwicaramo ari uwa sheri we, ko umuntu wenyine wemerewe kuwicaramo ari sheri we cyangwa se mama we na papa we. Ati kandi amahirwe yo kuba sheri wanjye warayitesheje urabizi. Jerome yarababaye cyane ariko nyine aratuza, n'ubundi byose niwe wabiteye. Ubwo Evelyn yatse imodoka baragenda. Ubwo bagiye nta muntu n'umwe uvugisha undi. Jerome agashaka aho yahira ikiganiro ariko akahabura. Evelyn agiye kumva mu telefone yirasonye, arebye abona ni sheri we Rocky. Ubwo yahise yitaba telefone bwangu, maze Rocky ati babe wageze mu rugo? Nuko maze Evelyn ati shawe ya ntago ndagerayo gusa ndi hafi. Ahubwo se babe ko mfite ikibazo. Nuko Rocky nawe ati sha nanjye nyine nuko mfite ikibazo. Evelyn ati babe nyine ndi kumwe na Jerome mu modoka, ndamutse ngize icyomba wamenya ikinyishe cyangwa ikimitanye. Ubwo Jerome ahita yumirwa kumva ko Evelyn agezeho kumubonamo nk'umwicanyi bene ako kageni. Ubwo Rocky nawe yahise amubwira yuko yatewe n'umukobwa witwa Erenda. Amumubwiye neza asanga baraziranye baraniganye, ni nawe mukobwa wamunyuzuraga cyane ku ishuri, akaba kandi nawe rwose wabeshyaga Jerome yuko amukunda akanamurya udufaranga twe twose. Evelyn ubwo yaratunguye cyane, maze ahita avuga asakuza cyane ati uravuze ngo uri kumwe n'uwo mudayimonikazi ngo Nerenda mu nzu? Ubwo Jerome wari uri kumva byo bari kuvugana ahita agwa mu kantu. Nuko Rocky ati cyane rwose. Ubwo Evelyn ati arashaka iki se ubwo ngubwo ra? Ubwo yahise aparika imodoka ku ruhande arangije ati babe kutari kumbwira umudayimonikazi aragushakaho iki wawe? Rocky ati tuza humura, ibyo ashaka ntago ari wigereho hani. Evelyn ati oya hani, aba bantu rwose bashobora kuba hari ibintu baduteguriye kuko ndumva atari gusa. Nuko Rocky ati abahe bantu se kandi bateguye ibiki? Evelyn ati ntago nyine biri kumvikana ukuntu uri kumwe na Erenda nanjye hano nkaba ntwaye Jerome. Saba egisese ntibakundanaga? Babe igihe uyu musore ngo ni Jerome yambabazaga, uwo mukobwa muri kumwe ni wari uri kumubeshya ngo aramukunda. Umwitondere rero wasanga nawe ashaka kugushukashuka hani. Uwo mukobwa ni akabandi kabi cyane. Mbese nyine ni nk'uyu musore ngo ni Jerome, bose rwose bari bamwe, sinzi n'ikintu bapfuye ahubwo bari bahuje. Ubwo ako kanya Erenda yararakaye cyane ahita ashikuza telefone Rocky maze abwira Evelyn rwose amagambo mabi cyane amubwira ati washya nowe kumbi niweho watwaye umutima wa sheri wanjye, ariko ubundi kuki buri gihe ubu ngendaho wanshinziwe? Nuko Evelyn araseka cyane maze arangije ati cyakoze ndumiwe kweri, ngiye ntago nifuza gutukana nawe Erenda we, gusa ariko umenya yuko uri umuhombyi mubi wowe uri ruza, ibyo ukora byose bifata ubusa, wariye beshi ariko kuri Rocky wanjyeho rwose ntacyo mwijeje pe. Rocky n'uwanjye rwose naramutsindiye, shakira ahandi mu bandi bameze nka Jerome. Ubwo Erenda ati toka se nyine wakigurube we, wowe uzamenye yuko ninzagufata nzagusyonyagura, nzagukuramo ibyo bikoma byose byakubyibuhije. Nawe uriya muhombyi wawe rwose ngo ni Jerome, nabonye munganya ubwenge mwese muri ibishwi,
naramugusubije rwose mwitwarire umvire kuri Rocky wanjye. Ubwo Eveline yarababaye cyane ariko yirinda gutukana na Erenda. Jerome abonye ko Eve adashaka gutukana na Erenda ahita amushikuza phone nawe, maze ubwo aba ex baratangira kuko baratukana. Sasa intambara ya Erenda na Jerome itangiza ibintu bundi bushyashya. Jerome yatangiye abwira nabi cyane Erenda ati niko wa murozi we, umujura, umubeshya, umwicanyi, indaya ndetse rwose n'ibindi byinshi. Nyuma yo kumbeshya yuko unkunda ukandya utwanjye, ugiretseho no kujya mu bandi basore koko. Ariko ubundi kubera iki barukuzi mutagira n'impuhwe? Ubu ngo ibyankoreye simbyibuka koko. Urumva sinagushyigikira muri ubwo bugizi bwa nabi bwawe urimo bwo guhemukira imitima y'abasore bagenzi banjye. Nuko Erenda araturika cyane araseka maze aranje ati ese kumbi niwe wa musore utagira ubwenge we, urimo kumarana icyango n'iyo ngurube sha. Ubwo Eveline wumvaga ahita yishima mu mutwe rwose kubera agasuzuguro ka Erenda, ashaka kwita ashikuza telefone Jerome ngo agire icyo amubwira, ariko Jerome arayimwima. Ubwo Jerome ati amafaranga yanjye sha urayamaze rero, none watatse n'abandi. Tuza abasore bose twarakuvumbuye wacyonyiwe, cyitwaza urukundo kibeshya abantu ngo kirabakunda kugira ngo kibarye utwabo. Ubwo Erenda yababayemo gakeya, nuko ariko ahita amubwira ati genda bwenge buke we, ubundi sobonaga ngiye ngukunda wowe, nkaba naragukundiraga iki se wanjije we, ko no mu buriri urutwa na kokombure nyagasani. Ubwo Rocky na Eveline bumvaga rwose bahita bipfuka iminwa. Jerome isoni ziramwica, ubwo maze bahita babaka amatelefone ngo badakomeza kubwirana amagambo mabi. Nta kindi cyabaye, Eveline ahise rwose yatsa imodoka n'ubundi yari ari hafi yo kugera iwabo mu rugo. Ubwo Jerome n'isoni nyinshi arongera ashaka kuzana rwose ibyo gusaba imbabazi, ariko asanga umukobwa yamaze kwiyakira no kwisobanukirwa. Eveline aramubwira ati ngo sohokera mu modoka ugende, ndakubabariye Jerome we. Ubwo Jerome yabuze icyo avuga asohoka mu modoka y'abandi, nuko maze Eveline nawe akomeza ajya iwabo. Ubwo kandi ni nako byagendekeye mugenzi we Erenda wari wanze gutaha ku neza. Byabaye ngombwa yuko Rocky akoresha igitsure. Erenda abona kuzinga utwe arataha, gusa ariko asiga abwiye Rocky yuko azakora ibishoboka byose ngo babane. Ubwo Rocky ati nyine ngaho genda mvira aha ngaha ujye kugerageza turebe ko uzabishobora, gusa ariko kwiruhiriza ubusa ni ukuri nta kintu bizakugezaho nshuti yanjye. Nizere yuko urufunguzo rwanjye kandi urusize, simushaka iwanjye n'ikindi gihe uzajye kugwa ahandi nyagasani. Ibya Erenda na Jerome rero ntabwo byarangiye neza, byasabye ko bimuka rwose bose bajya kuba mu tundi duce dutandukanye, kubera yuko abantu bose bari barabamenye yuko ari aba player, cyane cyane rwose Erenda we wari uyifitiye n'ubugome bw'indengakamere. Ubwiza bwe yagiye kuburishisha mu kandi gace. Igitangaje noneho ni ukuntu Eveline ndetse na Rocky urukundo rwabo rwakomeje rwose nta nkomyi, ndetse vuba rwose barimo barapanga no kwibanira kubera yuko iby'ibanze byamaze gutegurwa. Hatazagira umuntu n'umwe rero uhagarika inzozi zawe yitwaje ikintu icyo ari cyo cyose. Burya ngo abadutega iminsi cyangwa se abadashaka yuko ukabya inzozi zawe, Imana iyo igiye kubemeza igusubiza mu maso yabo, kubera yuko ibya Eveline rwose ni isomo rikomeye cyane kuri wowe wahuye n'akarengane akari ko kose, uzira uko waremwe cyangwa se uzira uko utigize ku bushake. Nitwa Alpha Sam, umwe ubakunda cyane. Nsoreje aha ngaha ino nkuru ya Eveline rwose. Umukobwa wacu rwose arimo kwitegura gushyingiranwa na Rocky. Nibigenda neza nabwo azatubwira uko byagenze, atubwira n'uko urushako rumera, aduha ubuhamya muri make. Gusa ariko nizere yuko ukuyemo ibyawe cyangwa se amasomo yawe. Ikindi kandi reka dusubire mu zindi nkuru z'urukundo mbagezaho umunsi ku munsi. Make sure you subscribe.